Ifungwa rya zimwe muri kiliziya zo mu Rwanda rikomeje kuba ikibazo gikomeye by'umwihariko muri diyosezi ya Byumba, aho ibikorwa by'iyobokamana byagiye bihungabana mu buryo bugaragara. Ibi byongeye gufata indi ntera nyuma y'ifatwa n'ifungwa ry'abapadiri babiri, ifunguro ry'igihe gito rya paruwasi zimwe ndetse n'ifungwa ryazo ryihuse, ibintu byasize abakristo mu rujijo n'impungenge. Kuwa gatanu Mata 2026 ku munsi mukuru wa Pasika, Padiri Eric Uwayezu na Padiri Didier Nzaramba bombi muri diyosezi ya Byumba batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bafungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kabarore. Padiri Didier Nzaramba yasomeraga misa muri groupe scolaire Nyarubuye hafi y'ababikira n'inshuti z'abakene mu gihe abakristo bari baje kwizihiza Pasika mu gihe paruwasi zabo zari zigifunze. Ifungwa ry'abapadiri ryagaragaje uburemere bw'ikibazo cy'ikorwa ry'imihango y'iyobokamana mu bice bimwe na bimwe, aho abakristo n'abayobozi babo barenga ku mabwiriza ari hagena ahantu ho gusengera bakareka kiliziya zifunze bagashaka ahandi hantu basengera bakeka ko ubwo hatari ku rutonde rw'ahafunzwe ho hemewe. Nyuma y'iminsi 8 kuwa 13 Mata 2026 abapadiri barekuwe, bamenye iby'iyi nkuru barishima dore ko bibaye ubwa kabiri abapadiri bafungirwa iki cyaha nyuma y'iminsi bakarekurwa. Diyosezi ya Byumba ifite paruwasi 8 zifunze harimo izo mu turere twa Gatsibo, Rulindo na Nyagatare. Iri fungwa rimaze igihe kigera ku myaka 2, bigaragara ko ryagize ingaruka nyinshi ku bakristo bafataga paruwasi nk'ahantu y'ingenzi mu mibereho yabo ya buri munsi, yaba mu buryo bwa roho no mu mibereho isanzwe. Iri fungwa ryagize ingaruka zikomeye ku buzima bwa gikristo muri diyosezi ya Byumba, aho ibikorwa by'iyobokamana byahungabanye ku buryo bugaragara. Muri izo ngaruka harimo guhagarara kw'amasakaramentu nk'Ukarisitiya n'isakaramento rya Penetesiyo, bikaba byatumye abakristo batabasha guhabwa amasakaramentu nk'uko byari bisanzwe. Hari kandi kugabanuka kw'ishyaka no gucika intege kwa bamwe mu bakristo byakomotse ku gihe kirekire amaze badafite aho basengera no kubona amasakaramentu. None hagaragaye gutatana kw'imiryango remezo ya kiliziya, aho amatsinda y'abakristo n'imiryango isanzwe igira uruhare mu buzima bwa paruwasi yasuye inyuma cyangwa igatatana. Ibi byose byaje byiyongera kuko hari abakristo bamwe bagiye bahindura amadini cyangwa bakava mu bikorwa by'iyobokamana, bigaragaza uburemere bw'ingaruka z'ifungwa ry'izi paruwasi ku buzima bwo kwemera muri rusange. Ubwo kiliziya Nyagasozi yafungurwaga igihe gito, Padiri Bonaventure Nibishaka, Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyagasozi, yavuze ko ifungwa rya kiliziya ryasize icyuho mu bakristo cyane cyane mu bijyanye no guhabwa amasakaramentu no guhurira hamwe ku bakristo. Yagize ati abenshi bari baratatanye, abandi barihebye ndetse n'uhabwa amasakaramentu byari byarahagaze. Padiri Uwayezu Eric, Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyakayaga, yavuze ko igihe cyose kiliziya yari ifunze abakristo batabona uko basabana na Yezu Kristo mu Ukarisitiya, bikagira ingaruka ku buzima bwabo bw'iyobokamana. Yagize ati twari tumaze umwaka n'amezi ane kiliziya ifunze, abakristo badashobora gutura igitambo cy'Ukarisitiya cyangwa basabana na Yezu Kristo. Kuwa 8 Gashyantare 2026 paruwasi 3 zo muri diyosezi ya Byumba arizo Nyagahanga, Nyagasozi, Nyakayaga zarafunguwe nyuma yo kuvuga ko zujuje ibisabwa na leta. Uwo munsi haba ibyishimo byinshi ku bakristo, aho bari bamaze igihe kinini badafite amasengero. Igitambo cya nyuma cyo gushima Imana cyatewe na Musenyeri Papias Musengamana, umwepiskopi wa Byumba. Abakristo bongeye guhurira mu ngoro y'Imana bashimira Imana nyuma y'igihe kirekire bari mu bwigunge. Musenyeri Musengamana yabashimiye kwihangana bagize, bashishikariza kongera kubaka umubano wabo n'Imana no gusangira Ukarisitiya n'ijambo ry'Imana. Ifungwa ry'izo paruwasi ryihuse yongeye guteza urujijo. Nubwo hari ibyishimo ntibyatinze, kuko nyuma y'amasaha make gusa izi paruwasi zongeye gufungwa n'inzego zibishinzwe. Ibi byateye urujijo n'impungenge mu bakristo n'abayobozi ba kiliziya, kuko bari bamaze kwizera ko ikibazo gikemutse. Abakristo bavuze ko byabateye kwiheba, ko bari bongeye kubona icyizere cy'ubuzima bwa paruwasi zabo, ariko kigahita kizima mu kanya gato. Mujama Esperance wa paruwasi ya Nyakayaga yagize ati twari dufite ibyishimo byinshi, hashize igihe kinini turi mu bwigunge bukabije ndetse twacitse intege, ariko uyu munsi twaje turi benshi ubwo twumvise inkuru ishimishije ko paruwasi yacu yafunguwe, aho twumvise ko bongeye kuzifunga twumva ducitse imigongo. Mu nama y'inteko rusange y'Ijana n'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, ikibazo cyagarutsweho cyane. Padiri Vedaste Kayisabe, umunyamabanga w'iyo nama, yavuze ko episkopi batumva impamvu kizajuje ibisabwa zikomeza gufungwa cyangwa hakiyongeraho ibindi bisabwa bitari bigize. Ati twakoze ibyo twasabaga byose, ariko tubirangije niko yongeraho ibindi, bigasa no hari impamvu tutazi ituma izi kiliziya zikomeza gufungwa. Yakomeje ashimangira ko episkopi yifuza gusobanurwa n'inzego za leta kugira ngo ni ku muti urambye. Ibyabaye muri diyosezi ya Byumba bigaragaza ishusho y'ikibazo gikomeye cyugarije imiyoborere ya kiliziya mu bice bimwe na bimwe by'u Rwanda.
aho hagaragara impande nyinshi z'ingaruka n'imbogamizi zifitanye isano n'ikorwa ry'iyobokamana. Muri iki kibazo hagaragaramo ibintu bine by'ingenzi by'isesengura. Icya mbere ni uguhagarara kw'iyogezabutumwa, aho ifungwa rya paruwasi ryahagaritse ibikorwa byinshi by'amasengesho n'amasakaramentu, bikagira ingaruka ku buzima bwo kwemera bw'abakristo. Hari kandi kugerageza gushaka ibisubizo byihuse, aho gusomera misa hatemewe byagaragaje ko abakristo n'abapadiri bashaka gukomeza ubuzima bwa kiliziya bo bari bahanganye n'imbogamizi zifatika. Ikindi ni urujijo mu byemezo bifatwa, kuko ifungurwa n'ifungwa byihuse bya paruwasi byagaragaje ko hakiri icyuho mu itumanaho no mu gufata ibyemezo bihamye hagati y'inzego za leta na kiliziya. Icya nyuma kandi gikomeye ni ingaruka ku mubano wa kiliziya na leta, aho nubwo ubuyobozi bwa kiliziya buvuga ko bwiteguye gukorana n'inzego za leta, ibikorwa byagiye bibaho bigaragaza ko hakiri imbogamizi mu kumvikana mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibisabwa, bigasiga ikibazo kidafite igisubizo kirambye. Ibyabereye muri diyosezi ya Byumba si ikibazo cy'aho hantu honyine, ahubwo ishusho y'ingaruka zishobora guterwa n'ifungwa ry'isengero ku buzima bw'iyobokamana bw'abaturage. Mu gihe abakristo bakomeje gutegereza igisubizo kirambye, abepiskopi bo bagaragaza ko biteguye gukomeza ibiganiro n'inzego za leta hagamijwe kubona uburyo bwubahiriza amategeko ariko bukarinda uburenganzira bwa kristo bwo gusenga. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.